Yesu ashimwe, nshuti zanjye, nshuti z'Imana, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Mwaramutse neza, Imana yabarinze, muri amahoro, nimuhumure. Uko byagenda kose mu ijuru dufite Imana. N'uwaba yahuye n'ikibazo icyo ari cyo cyose, mu ijuru dufite Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo rero uyu munsi ni umunsi mwiza kuri nje, kuri wowe, aho waba uri hose, unkurikiranye aho ari hose, utega amatwi iri jambo. Hari uko biri bugende ku buzima bwawe, hari ibiri busobanuke ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Murabizi ko mudukurikirana kuri channel ya Holy TV Rwanda. Haleluya. Mukomeze rero mudukurikirane, turabakunda. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri muri Samweli wa kabiri, ibice 9. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa 7. Imana ishimwe. Samweli wa kabiri, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7. Haleluya. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ngo Dawidi agirira neza Mefibosheti mwene Yonatani. Haleluya. Ni ku mutwe w'ijambo Atubwiye. Dawidi agirira neza Mefibosheti mwene Yonatani. Imana ishimwe. Hari ukuntu Imana iri bubigenze neza, ikagushakira umuntu w'umugisha ku buzima bwawe. Niba waragize neza, ineza wagize ntabwo izahera. Niba hari uwo wagiriye neza, niba hari imirimo ufite, ntabwo iyo mirimo izahera. Uwiteka yiteguye kukugirira neza. Nubwo ubabaye, nubwo urira, nubwo uri Rodebari, nubwo uri kwa Makiri, nubwo ubona nta nzira, nubwo ubona byarangiye, nubwo ubona nta hantu na hato ugifite, ariko Imana yo mu ijuru yiteguye kukugirira neza. Ngo bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire ineza kubwa Yonatani? Ndanezerewe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Dawidi yabaye inshuti ya Yonatani. Yonatani yabaye inshuti ya Dawidi. Imana itugirire neza cyane. Noneho Dawidi yari umuntu w'Imana, yari umuntu ukunda Imana, yari umuntu wubaha Imana, ariko mu muryango w'iwabo baramufashe, baramusuzugura, bamushyira mu ishyamba kugira ngo aragire intama nyine b'umuntu w'umushumba uri aho ngaho. Yesu ashimwe. Umuntu waba ufite bene icyo kibazo waciye muri ubwo buzima, ndagira ngo ngutangarize ko Imana igukunda, ndagira ngo ngutangarize ko Imana ikwitaho, ndagira ngo ngutangarize ko uri ku rutonde rw'abantu Imana igiye kugirira neza. Haleluya. Noneho kubw'urukundo rw'Imana rwari ruri muri Dawidi, Dawidi yubaha Imana, Dawidi akunda Imana. Mu mirimo yakoraga yubahaga Imana, yararaga afite ishyaka ry'intama yaragiraga, akarara arwana n'amadubu, ayambura ibyana by'intama, ararwana n'intare. Ayiwe, Imana ishimwe. Ngo ariko agakunda gucurangira Uwiteka, agakunda kubaha Imana, agakunda gushaka Imana. Sawuli rero aza kurwanya Dawidi, ariko Sawuli yari afite umwana we witwa Yonatani. Yonatani aba inshuti ya Dawidi. Yonatani aba inshuti ya Dawidi, agirana ubusabane na Dawidi. Yonatani agira urukundo ruri mu mutima we rwo kurwana ishyaka kuri Dawidi, kuko Yonatani ise yagambaniraga Dawidi kugira ngo amwice. Yonatani ahari, Yonatani akavuga ati, ariko se data arahora iki uyu muntu w'Imana? Data arashaka iki kuri uyu muntu w'Imana? Akumva ntabwo agomba kureka Dawidi ngo agwe mu kagambane kase. Akajya agenda akambwira ati, rero witwara utya, aha n'aha ntuhagere, aha n'aha ntuhage, kuko papa yamaze kukuremera ibicu byo kugira ngo akwice. Imana ishimwe.
Haleluya. Ndumva mfashijwe n'ijambo ry'Imana. Hari abantu bakuremera ibice, hari abantu bashaka kugukuraho, hari abantu bashaka ubuzima bwawe, hari abantu badashaka kugera ku Imana yakuvuze. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo humura, Imana ikubereye maso, Imana iri mu ruhande rwawe, Imana yitayabinidai, Imana yiteguye kukurwanirira, Imana yiteguye guhagararana nawe. Dawidi arwana intambara muri ubwo buryo, ahangana na Sawuli muri ubwo buryo, ariko Dawidi akagira kubaha muri we. N'inshuro nyinshi Imana yajyaga igabiza Dawidi ikamugabiza Sawuli, ariko agatinya kumukoraho. Imana ishimwe, agatinya gukora ku Imana yasize. Tuvuge ngo amen, tuzamura icyubahiro cy'Imana. Noneho Dawidi arangiza urugamba Sawuli atakiriho, arangiza urugamba Yonatani atakiriho. Haleluya. Ariko Dawidi nawe ntago yigeze aceceka, ahubwo yaravuze ngo ariko umuntu wangiriye neza, umuntu wamfashije uru rugamba, umuntu wahagararanye nanjye, umuntu wagiye akurikirana ubuzima bwanjye, ntago bigomba kurangirira ahangaha. Hari icyo ngomba gukora ku muntu waba warangiriye neza. Aza kuhamagara aravuga ngo ariko nta waba warasigaye wo mu muryango wa Sawuli, nguwe neza, wo mu muryango wa Sawuli, ngo mugirire neza ku bwa Yonatani. Haleluya. Mani habwe icyubahiro, mugirire neza ku bwa Yonatani. Kubera iki? Yonatani yagize imirimo myiza, narangije ayigirira Dawidi. Dawidi nawe yarazi kuzirikana. Imana iguhe kuzirikana. Haleluya. Imana iguhe kwibuka, Imana iguhe kuzirikana, uha agaciro ibyo yigeze kugukorera mu gihe runaka. Nurangiza ushime, uyihe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Haravuga ngo nta wasigaye, ngo mugirire iyo neza, mugirire neza y'Imana, mugirire neza y'Imana nanjye nabonye. Imana itugirire neza. Noneho ngo hari umugaragu wa kwa Sawuli witwaga Siba, ngo aramuhamagara, baramumuzanira, aramubwira ngo hari uwasigaye, ngo umwana wa Yonatani, ngo wamugaye amaguru, ngo uri Lodebari kwa Makiri. Imana ishimwe. Birashoboka ko waba uri mu buzima bubi, birashoboka ko waba ugeze kure, birashoboka ko waba nta byiringiro ugifite, birashoboka ko waba umaze kunamuka, birashoboka ko waba wishwe n'inzara, birashoboka ko ubushomeri bwaba bukwishe, birashoboka ko waba ufite n'amafaranga ariko nta mahoro yafitemo. Uwiteka Imana razani wataya yiteguye kukurengera, yiteguye kugutabara. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Aramubwira ngo arahari, ati mumutumeho. Birumvikana. Mana ishimwe. Birumvikana yuko uyu mwana Siba, uyu mugaragu witwa Siba, ntago byari byoroshye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana itugirire neza. Mana yo mu ijuru itwambike imbaraga, iduhe kuzirikana, iduhe kugendana nayo, iduhe guhagararana nayo, iduhe kuyubaha no kuyubahisha mu izina rya Yesu Kristo. Oh haleluya. Mana itugirire neza. Barangije ngo baragenda bajya kumukura kwa Makiri, baramwogosha, imisatsi yari yaramwereyeho, wenda n'imvunja yarazirwaye, nta bundi buzima yari afite, nta wamwitagaho. Urumva yari afite ubumuga bw'amaguru, ntago yabashaga no kujya wenda no kuri toilette, ntago yabashaga kugira ikintu na kimwe yakwigeza. Ariko umwami aramuhamagara, aramutumiza. Imana ishimwe. Aramutumiza ati ngwino. Baramumuzanira, ageze imbere ya Dawidi ngo agwa hasi yubamye. Dawidi aramubwira ngo humura. Mana ishimwe cyane. Arambwira ngo humura, witinya, wigira ubwoba, kuko ngiye kukugirira ineza y'Imana. Haleluya.
Mana ishimwe. Ineza y'Imana iraryoha, ineza y'Imana urayirya ukumva uguwe neza, unejejwe n'urukundo Imana ikunda abantu bayo. Aramubwira ati kuva uyu munsi uzajya usangirira nanjye ku meza. Kuva uyu munsi, haleluya, uzajya usangira nanjye ku meza, ngo kandi ngo nzaguha imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru wawe Sawuli. Ariko ndafashijwe. Imana y'amahoro igiye kukugororera ibyawe. Imana y'amahoro igiye kongera iguha umunezero. Imana y'amahoro igiye kongera ikugarukeho. Tokeni bini drayi razomini shayini. Imana y'amahoro hari domini shayini. Hari umuntu ubuze ibitotsi, hari umuntu udasinziri, hari umuntu urara wicaye. Ayiwe data wa twese, ariko Imana igiye kukugirira neza. Imana igiye kukugarukaho. Imana igiye kuguha agaciro. Imana igiye kukuzamura. Imana igiye kukumenyekanisha. Humura, ishingikirize ku Mana. Uwishingikirije ku Mana ntacaba. Uwishingikirije ku Mana ntabwo ajya asigara nk'uko yarari. Uko byasa kose birashoboka yuko uyu munsi waba usuzugu, uyu munsi nta jambo waba ufite, ariko Imana igiye kuguha ijambo mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Nyabuneka ndabakunda cyane. Imbaraga z'Imana zibabeho, kandi mwongere mugire kwizera, mugire kwihangana. Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Shalom shalom.